Ndabashuhuje nk'ibisanzwe n'umuhungu wanyu Ismael Mwanafunzi wa kabiri. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri part yacu ya kabiri. Uyu munsi aho tugiye kurebera hamwe uyu musore aka kanya tuvugana amaze gusohora kuri TikTok filimi nziza cyane, no kuri YouTube arahakorera ntakabuze wagenda ukamureba. Ariko uyu munsi ntabwo yabaye ngombwa yuko bamwirukanye muri timu yabo, ubu ngubu yaje gukorera mu Rwanda. Yahuye na Kiramani, video yamaze kugera hanze, genda uyirebe. Ari gusetsa abantu bagatembagara kuko wagira ngo ni bisi, ururebye wagira ni bisi marikani. Afite amatwi wagira ni amapine y'imodoka. Ukibona uyu mutwe uraseka utembagare. Ndabashuje n'umuhungu wanyu Ismael Mwanafunzi wa kabiri, kora subscribe. Mishaka iri guraseka, reba iyi video, ni video iseje. Uyu munsi nabazaniye ni umunyekenya, ariko uyu munsi yaje gukinira mu Rwanda. Genda kuri Kiramani Empire urahamusanga. Ari gukina filimi ziryoheye amatwi buri wese uri kuyireba. Ntabwo wasimbuka iyi video. Nkibutse hoteli wakora subscribe, share, comment. Numara kuyibona amajije kugusetsa uzo wandike muri comment ngo navuye kumureba. Uyu ni icyamamare nawe utamuzi, akora ibisekeje, niwe munyarwenya wa mbere muri Afurika. Iyi ni part 2, niwe uzacikwa na part